Hello, my love. uyu niwo kuzana ibibazo rwose umeze ute rukundo rwanjye How are you? umeze ute The doctor said you're fine. abaganga bambwiye ko ngumeze neza Fine, Pipe. mu by'ukuri ariko ntabwo meze I neza feel pipe awful. rwose ndimo ndiyumva ariko ntameze neza meze nabi But I know that we can get through this nightmare together. ariko ndabizi ko ibi ngibi dushobora kubinyuramo twembi rwose Let me stay right ugomba beside you. kumenya ko ugomba kunyemerera Let me help nkaguma you iruhande during rwawe difficult moments like this, my ugomba love. kunyemerera rwose nkakuguma iruhande muri ibihe bikomeye rukundo rwanjye Listen, hano hari ngasoma hano There's an rwose article there. hari inkuru zanditswe mu binyamakuru a very interesting story hari inkuru aho about ngaho ugomba rwose ni a story local politician who seemed like he was iteye exactly amatsiko what the rwose people needed. y'umupolitisiye wa hano He was a young man, urimo urakora ibintu rwose abaturage Mature. batishimiye responsible. umusore He was mutoya someone who managed ukuze mu to mutwe rwose change the political landscape umwana of mwiza the uzi region on ubwenge his own. wakagombye kuba yari guhindura But slowly ibintu byose he began to bijyanye na fade. politiki hano muri aka karere ariko gake gake ngo arimo The last aragenda thing we heard from abyangiza him was the kandi icya nyuma desperate scene he ngo made at the twumvishe kuri council we meeting. ngo yaje gukora amabara rwose mu nteko You should read it. yiyangiza wagakwiye kubyisomera wowe bisoma ukwiye kubisoma